Amen. Yesu nashimwe cyane. Imana nihabwe icyubahiro. Turashimana muri iki gitondo. Imana ishimwe cyane. Imana ishyirwe hejuru. Imana ihabwe icyubahiro. Tuyishimiye duhaye ubuzima, turayishimira tubyukeje. Yaduhaye ibitotsi byiza byicura. Kandi ni ukuri duhaye umugisha kuba tugihumeka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mbabwire ngo rero mugubwe neza aho muri hose, kandi ni muri ya gahunda yacu yo gusenga no kubana na Yesu buri gitondo, kandi dukwiriye kubana nawe iminsi yose tukiriho, kuko niwe buye rizima ryanswe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka irikomeza imfuruka. Ijambo rikambwira ngo namwe nimumwegere, niwe buye rizima, kandi namwe mubone kubakwa nk'amabuye mazima, hanyuma mube abatambyi b'ubwami, kandi mube inzu z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Muri Yesu niho hari ubuzima, muri Yesu hari amahoro, muri Yesu hari umutekano. Inyuma ye nta buzima. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, uguma muri njye n'ubasha kwera imbuto, kandi izo mbuto zikagumaho. Ariko ishami bahwanyuye riba ryarangiye. Nushaka kuguma kwera imbuto nyinshi, nushaka kuba mu buzima bunezerewe, nushaka kuba mu buzima bwishimye, guma muri Yesu, mubeho akaramata, umushikamisha umutima aramurinda akaba amahoro masa. Rero bana nawe ibihe byose. Uyu munsi rero muri iki gitondo twihuse tugiye kureba abantu badashobora kubona kumva amakuru y'ubwiru bw'Imana, niyo bayumvise bumva make cyane. Ni bande badashobora kubona amakuru y'ubwiru cyangwa se amabanga akomeye yo mu ijuru? Abo ni bandi? Ese ni njyewe? Ese ni wowe? Turaje turebe ijambo ry'Imana. Ninde ushobora kubaho akabaho ari umukristo, yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akamara umwaka 2, 3 asenga ari mu itorero, ariko n'umugore umubaza byinshi ku mabanga y'Imana, ku bwiru bw'Imana, utamubaza byinshi ku ijambo ry'Imana icyo rivuga, ashobora no kuba yisoma ariko atayumva. Ninde ushobora kuba amaze imyaka 15, 20 ari mu rusengero, ariko n'umugore numubaze byinshi? Abo ni bande? Nibo tugiye kureba muri iki gitondo. Reka nkwifurize kumenya ubwiru bw'Imana mu buryo bwimbitse, kuko Imana irahari, ni Imana nziza, ni Imana nzima. Paul niwe wasenze arimo asengera, ndibwira n'aba Filipi cyangwa se Abefeso, hagati aho arababwira ngo ndabasengera kugira ngo amaso yanyu ahweze, mumenye ibyo mwiringizwa n'umwami, mumenye imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwayo bukorera muri twebwe uko bungana. Rero Imana yacu ni nzima, irahari. Yabwiye Mose arambwira ngo ndi Uwiteka, ndi uwo ndiwe. Imana ishimwe cyane, kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Rero kuba ihari, kuba ari Imana nziza, ari Imana nzima, wagombye kuba ufite byinshi kuri yo. Ese koko birashoboka kubaho ubuzima wibwira ko uri mu nzira y'Imana cyangwa se uri umukristo, ariko nta makuru ufite? Reka dusome ijambo ry'Imana, twifashisha ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 20. Katurihere ku murongo wa 1. Haravuga ngo ku wa 1 w'iminsi 7, murongo abangabo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuweho ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro, kandi ntituzi aho bamushyize. Petero arasohoka na wa mwigisha wundi bajya ku gituro, bombi birukanka icyarimwe, ariko uwo mwigishwa asiga Petero, aba ari we ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe araza amukurikiye, yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, n'igitambara cyari ku mutwe kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Ariko Mariya ahagaze ku gituro ararira, akirira arunama, arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera, bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, aho intumbi ya Yesu yari ishyizwe.
baramubaza bati mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuye umwami wanjye nuko bakuyemo umwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore urarizwa n'iki? Urashaka ndi? Yibwira ko ari umurenzi w'agashyamba. Aramubwira ati mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramusubiza ati Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Raboni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkureho, kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Imana ishimwe cyane. Mariya Magadalena aragenda abwira abigishwa inkuru ati nabonye umwami. Amen. Kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twarimo tuvuga ngo hari abantu batajya bamenya ubwiru bw'Imana, batajya bamenya amabanga y'Imana mu buryo bwimbitse. Twibazaga ikibazo ngo mbese ni bandi? Dusomye inkuru ni ndende, ntago ndi buyicindeho nyivugaho byinshi kuko nta n'igihe kinini tuba dufite mu gitondo, tuba twihuta, hari ibintu byinshi tuba tugomba gukora mu kazi n'ibindi bitandukanye. Ariko uko byaba bimeze kose ujye ubanza gira igihe cyo kubana n'Imana kandi ukomeze ubane nayo no mu kazi kawe. Twasomye rero amakuru Yesu umunsi azuka, igitondo cy'umuzuko. Imana ishimwe cyane. Nyuma y'iminsi y'imibabaro, nyuma y'iminsi y'agahinda, ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu utagira igitondo cy'umuzuko. Uko byaba bimeze kose, nyuma y'imvura izuba riraka. Ndatekereza yuko cyari igitondo gikomeye cyane, gikomeye ku ntumwa ndetse n'abari baramwiseye. Tekereza kwa gatanu umubabaro wari uhari, wongereho kwa gatandatu Yesu ari mu gituro, umubabaro abantu bafite. Iki rero cyari igitondo cy'umuzuko. Nyuma yo kwa gatanu kwa gatandatu iyo minsi ibaho mu buzima bw'abantu, ariko amakuru ngufitiye muri iki gitondo, nyuma y'iyo minsi habaho umunsi wa gatatu. Nyuma y'iminsi ibiri mibi habaho umunsi wa gatatu wo kuzuka. Nawe ukagubwa neza, ukabona ijambo aho wari warariburiye. Ndibwira yuko babwiraga ati murajya hehe, umwami wanyu yapfuye, ndeba aho mujye, icyatumye mukurikira. Birashoboka muri community bibaho. Mwajyagahe ubundi mwabonaga uriya mwene Yosefu umwana wa Mariya ubundi azabageza ku cyo, umuhungu w'umubaji, mwabonaga koko ibyo babwira ari ukuri? Ni iki cyabwiraga ko atari gukoreshwa n'abadayimoni? Ntapfuye, urupfu ntibamwishe ntibirangiye. Yaba ari umwana w'Imana ntiyakivanye ku musaraba. Murabizi ko no mu rupfu rwe bajyaga bamubwira ati bambure natwe tubambure, ibisambo babambanywe. Nkeka ko ari nayo mpamvu bari barifungiranye mu nzu. Kimwe n'ubwoba, ikindi ni uguhunga amagambo. Rero nta muntu utagira uyu munsi, ntawe wabona ntawubaho. Iyi minsi baho aho uburira ijambo aho wari utuye, ukaburira ijambo muri community, ukaburira ijambo mu murimo wakoraga, ukaburira ijambo ahantu hose, kandi koko ibyo bavuga ari ukuri, nawe ureba ukabona ari ukuri. Ariko reka nkutangarize inkuru y'agakiza, nkubwire ngo uko byamera kose, nyuma y'iminsi ibiri y'imibabaro hari umunsi wa gatatu w'umuzuko. Haleluya. Umunsi wo kunezerwa, umunsi w'ibyishimo, umunsi ugarurirwa agaciro, umunsi wongera kubona ijambo. Ndatekereza yuko Yesu amaze kuzuka, ijambo ryaragarutse, babona agaciro. Avuga ko byamera kose mutubwire ariko twamubonye, niko nibwira kandi ni nako kuri. Imana ibaho umugisha rero. Nkwifurije umunsi w'amahoro, nkwifurije umunsi w'umuzuko. Ibyo buri kunyuramo kose byose, ibikugoye byose n'ibikuruje byose, ugira umunsi wa gatatu, umunsi w'amahoro, umunsi wo kubona ibyishimo byawe. Aba rero nabo nicyo cyari cyababayeho mu gitondo kare. Mu bundi butumwa bwiza batubwira abagore bazindutse. Hano reka ntago ari cyo tugambiriye uyu munsi. Turavuga kuri Mariya Magadalena. We Yesu yari yarakuyemo abadayimoni 7, kandi murabizi ko yigeze no kumusiga amavuta ku birenge akahanaguza umusatsi we. Hanyuma hano hari abantu bageze muri batatu. Hari Mariya Magadalena, Petero na Yohana. Hanyuma rero Magadalena yagiye ku gituro cyangwa se aho bari kumwe. Reka twibande kuri uyu. Ahageze asanga Yesu ntarimo. Mu gitondo kare Yesu ntawe urimo, bari bajyanye ibihumura neza gusiga umurambo we, asanga ntaho ari. Arirukanka asubirayo, abwira Petero na Yohana ati
Yesu bamutwaye, Yesu bamwibye, byo kuzuka ntubagore, nta makuru bari bafite. Nk'uko nawe mu buzima bwawe ntujye wizera, ushobora kuba utizera yuko habaho gutabarwa kw'Imana. Igihe cyose uhora mu gituro, uhora mu mibabaro, n'iyo bibaye uba uzi ko hari ikindi kintu kidasanzwe kibaye, ntiwizere ibiri kuba. Yesu yavuganye nabo inshuro nyinshi, nzazuka, bazangambanira, nzababazwa, nzapfa, nzagera mu gituro, nzapfayo. Haleluya, ndagushimiye Yesu, imibabaro yacu niwe wikoreye, washenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ababwira akazanazuka, ariko hano ntibarimo babyibuka. Reka nkubwire ngo nimba uri umwana w'Imana, nimba ufite kwizera, ibyo Yesu yakubwiye azabikora nubwo byanyura mu bigoye. Imana iguhe umugisha. Hanyuma arababwira ati Yesu bamukuye mu gituro, nukuri ntawe hari. Baragenda bajya kureba hano Petero, ngo Yohana yaramuseze. No mu gukurikira Yesu bajya kumubamba, Yohana yagendaga na Yesu, Petero ngo yarengaga ahinguka. Yesu yararengaga, Petero agahinguka. Ntago mbizi kurenga kwa Petero ahinguka bajya kumubamba aho yatinyaga bamubona, ariko n'ubundi aza kwisanga yabagezemo aranamwihakana. Koko Yesu yari yamubwiye ati uri bunyihakane. Petero ati njyewe nzi ubwenge da, ntabwo nakwihakana, twajyana no mu rupfu. Ntiyumva ibyo Yesu arimo amubwira. Yari yamubwiye ngo Satani yabasabye ngo abagosore, nawe ukomere, numara gukomera ukomeze n'abandi. Petero biramunanira. Ariko ahangaha n'ubundi Yohana yaramuseze. Yohana ahageze ararunguruka, areba mu gituro, abura nta murambo urimo. Nta kundi nyine inkuru ya Mariya ngo ibimpamo ngo arabyizera. Petero aje arirukanka agera mu gituro, nawe arareba uko imyenda izinze, areba igitambaro cyo mu mutwe kizinze bitandukanye kiri iruhande, ntago kiri kumwe n'imyenda ye. Wari umuhango ufite icyo uvuze mu Bayuda, ntago ari ugupfa kukizinga gusa. Ntago Yesu yasize akizinze gusa ngo agishyire hariya gitandukanye, agishyira aho cyari kiri. Hari umuhango w'Abayuda, hari icyo byari bivuze ko muri ntuze z'Abayuda, mu muco w'Abayuda, wenda si byo turi buvugeho, twazabivugaho ubutaha. Hanyuma rero Petero barareba koko Yesu baramubura, ngo barisera bavuga nta kundi nyine bamutwaye. So ngo baragenda bikengerana mu nzu. Nukomeza gusoma inkuru ngo Yesu yasanze bikengeranye mu nzu, baragenda bikengerana mu nzu. Uwabahamagaye rero wamenye neza ko bamujyanye kandi akabibabwira, ngo we yanga kuhafa. Ararira kugeza igihe Yesu wari urimo ujya kubwira data ko yazutse, gutanga ripoti, agaruwe amarira ya Mariya Magadalena. Ararira, abamarayika baramwiyereka, baramubwira bati rwose wishakira umuzima mu bapfuye, ntari hano yazutse. Mariya ati wapi, nimunyere cyane umwamushyize basi ndebe nishirire matsiko, ndebe uwo murambo mbese nimumunyereke. Abamarayika biranga, ubutumwa bw'abamarayika buramunanira kubushyikira. Aburarizwa n'iki? Kuki ushakira umuntu wazutse ahangaha? Mariya Magadalena biranga, ndashaka kumubona. Yesu yigeze avuga kuri uyu mugore, aravuga ngo wabariwe cyane, akunda cyane. Urumva guhamagarwa kwa Mariya byakoze ku buzima bwe. Petero ahamagarwa ni nko kumuhindura occupation, kugira umurobyi w'abantu. Yohana ahamagarwa byari ibyo, bwari ubuzima bwabo bwagiye buhinduka nyuma, mu buryo bw'umwuka bwagiye buhinduka nyuma uko bagiye bakora umurimo w'Imana, ko umwuka wari yabamanukiye. Ariko Mariya Magadalena mu guhamagarwa kwe na Yesu byakoze ku mutima we, byakoze ku buzima bwe. Kuko urumva nimba mukuyemo abadayimoni 7, ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari uguhindurirwa akazi, ntabwo ari kugira gute, ntabwo ari gupfa kumukurikira gusa. Afite ubuzima bwe, ni nko kuvuga ati ndahava njyeye, uyu mwami wangiriye neza, uyu mwami wankejeje, uyu mwami wankwema abadayimoni akabanyirukanamo, ubundi ndava kuri iki gituro ngo njyeye, barongera bangaruke mu baranyica. Nta bundi buzima, mbese niwe uzi ngo muri Yesu, ahatari muri Yesu nta buzima. Mariya Magadalena abizi neza. Natwe hari igihe nyine bitugora, ukumva urukundo rwawe ruragabanutse, ujye wibuka ibyo Yesu yagukoreye, wibuka aho yagukoye, wibuka imirimo n'ibitangaza yakoze kuri we. Basi ibyawe nubibura ujye wumva ubuhamya bw'abandi. Numva wowe nta kidasanzwe Yesu yakoze, ujye wumva ubuhamya bw'abandi. Yesu yakoze ibikomeye ku buzima bwawe, Yesu yakoze ibirenze ibyo utekereza n'ibyo wibikira. Ujye ubishimira Imana. Uko gushima Imana no kwibuka imirimo n'ibitangaza bituma ubaho ngaho.
Mariya yibaza aho ajya, yibaza aho ari bunyure, yibaza ubuzima bwe, yibaza ofitire ye, yibaza aho yerekera bitarimo Yesu, uwo mugabo adahari. Basi banyereke intumbi yanjye nyisiga ibihumura, ngenza mu gitondo ndirire imbere ye, ahari aho sinzi icyavamo. Basi nibanyereke aho ari, intumbi yonyine irahagije nkurikije ubuzima bwanjye n'icyo Yesu yankoreye. Basi nibanyereke intumbi ye. Ubutumwa bwa marayika buramunanira ko bwakira. Amen. Hanyuma rero Yesu mbere yuko ajya gutanga ripoti ibyamubayeho, mbere yuko ajya komana amarira y'umugore aramugarura, araza aramubwira ati urashaka iki, urashaka iki? Abamarayika ntiwabumvise, urashaka iki? Aramubwira ati ndashaka Yesu, uwamutware we, umushyize wamundangiye, wandangiye umurambo, nkajya kumukurayo nkamugarura hano aho nzajya musanga nkabonana nawe, basi nkareba umurambo we. Yesu amuhamagara mu izina. Haleluya, Imana nishimwe. Aramubwira Mariya, byonyine kumuhamagara mu izina Mariya, aza ati nta wundi unzi, nta wundi wamuhamagara mu izina. Ijwi rya Yesu. Yesu avuga neza, uvuga neza mwami, uvuga neza wa mwami we, avuga neza, yivugira ahantu ibintu byanze bigahindura isura, avuga neza, imibabaro yakurenze, ijwi rye ryonyine rikeyura imibabaro ataguhaye n'icyo washakaga. Yesu avuga neza, Imana ishimwe cyane. Amuhamagaye ngo Mariya, aramwitaba ati Rabuni, bivuga ngo mwigisha, amenya uwo ari we. Ni Yesu wenyine ushobora kuguhamagara ukitaba. Reka tugere ku ntego yacu twihuze cyane. Muri cya gihe cyacu dufite, twavuze ngo ninde utashobora kumenya ubwiru bw'Imana. Mariya hari icyo bamutumye, namaje kuvuga aya makuru kugira ngo twumve neza. Yesu aramubwira ati sindajya kwa data, ariko genda umbwirire bariya bagiye batanambonye. Genda umbwirire Petero wirukansa atambonye, gusa kubona ko mvuye mu gituro ntiyanibutse nuko nababwiye ko nzazuka. Umbwirire hano, umbwirire na bagenzi be, bambwira ati ngiye kwa data, ariko ndibuze kugaruka, turaza kubonana. Ni umugoroba w'uwo munsi yarabasuye, abasanga bikingiranye, arabwira ati amahoro abe muri mwe. Imana ishimwe. Nicyo cyonyine bari babuze, cyari gikomeye cyane. Yesu aguha icyo ukennye, aguha icyo ubuze. Ntaguha icyo usaba, aguha icyo ukeneye. Bakeneye amahoro bikomeye. Yesu arabwira ati amahoro abe muri mwe. Aba bantu rero, hari abantu barunguruka mu bintu byose, barunguruka. Hari uza akarunguruka mu gusenga akaza akikozamo, hari uza akarunguruka mu ijambo ry'Imana, akaza iminota 2 ntashaka kuryiga, akarisoma rimwe na rimwe, cyangwa se agategereza ko barimwigisha ariko ntanaritindeho, ntaritekerezeho. Abo bita abantu barunguruka. Kurunguruka nyine ni ukurebera kure, ntushake kubyinjiramo. Wera hano yarasharunguruka. Undi muntu udashaka kubona ubwiru bw'Imana, amakuru y'ubwiru bw'Imana, ni uwinjiramo ariko ntatindemo. Petero yinjiyemo ariko ararebye nyine, abona ibyabaye, arongera aritahiye. Dufite abakristo baza bakinjiramo, mugafatanya gusenga, mugafatanya kumva ijambo ry'Imana, ariko ntibabitindemo. Bameze nka za mbuto nyine ziterwa mu mahwa, ngo amahwa arazinega, imibabaro y'isi irabiniga nyine, nizere imbuto nibinjiremo, bakinjiramo ntibatindemo, ntatinda mu ijambo, nta meditation, nta mwanya afite wo gusenga. Ibintu bye abayirukanka asubira mu bye, maybe agiye kuroba cyangwa yagiye mu kazi, ntatindamo. Mbese yinjiramo ariko ntatindamo. Undi waraza ararunguruka, ntafite no mwanya wo kwinjiramo, no kurebera hirya akarunguruka. Abangaba rero ntibamenye ubwiru bw'Imana. Ntuzabagore babaza ngo bimeze biti, ijambo ry'Imana yasobanura iki? Abo bavuga butumwa ameze batya, iyo abwiriza uravuga tumva ntago yatinzemo, yarungurutse pe. Iri jambo yasomye arunguruka, ntago yatinzemo pe. Yagiye mu gituro ariko ntiyagitinzemo, ndumva rwose yasomye ijambo ariko ntiyategereje umwuka. Kuko umwuka nawe akenera igihe ngakubwira amakuru, akenera igihe ngakubwira itorero ryawe, akenera igihe ngagusobanurire iby'ubuzima bwawe, yaba akoresheje ijambo uri gusoma, yaba anyuze mu buhanuzi, yaba anyuze mu mayerekwa. Akenera igihe, ntakenera abarunguruka. Mu yandi magambo, ntakenera abajyamo bajabuka birukanka, ab'imitima ibiri banamukira mu nzira zabo. Umwuka birakenera igihe. Imana ikenera igihe ngo ivugane nawe, ntago izakubwira iby'urugo rwawe ngo yongereho iby'itorero, ngo yongereho iby'abantu ugomba gusengera, nta gihe watanze, warungurutse, waje mu gituro ukareba ko nyine nuko bimeze ukirukanka. Aba ntibajya bamenya ubwiru bw'Imana. Reka rero ngere ku musozo nihuta mbabwira ngo ukeneye kuhatinda. Mariya yarahatinze, Yesu ngo abibone
Satani atanze ripoti, amarira yaramuhamagara. Wikirirwa ugera mu ijuru, va ibanze ukemura ikibazo cya Mariya. Hari ibintu bigarura Yesu, hari ibintu bihamagara Yesu vuba, nko kumutinda imbere. Yego ndashaka umurambo we, ndabizi bamukuyemo, ndashaka umurambo we, sinkeneye n'ibindi, mumpe umurambo we. Yakunze Yesu no kugeza ku murambo. Rero ni impamvu nyinshi, afite ubuzima bwe mu kiganza. Igituma udatindamo nuko atakuryoheye, igituma udatindamo nuko ntacyo yakumariye. Ese igituma udatinda muri ibi bintu, udafata umwanya ngo usome ijambo ry'Imana, Umwuka Wera agusobanurire, udafata umwanya ngo ushyire amavi hasi wumve icyo Imana ivuga, ubuzima bwawe, lifestyle yawe utayigize gutekereza ku ijambo Imana yabwiye Yesu, uramubwira ngo aya mategeko ngo utegeke uyu munsi ujye uyatekereza ku manywa, uyatekereze nijoro, nibwo uzabashishwa byose aho ujya hose. Avuze ngo ku manywa na nijoro. Bibiliya iratubwira muri Zaburi ya mbere, uwo yibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro, kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ni igiki gituma udatinda muri ibi bintu? Ntuzigere umenya ubwiru bw'Imana. Paulo niwe wavuze ngo Abayuda barusha icyo abandi, barusha ko babikejejwe ubwiru bw'Imana. Ntuzigere umenya ibiri kure y'inyuguti usoma muri Bibiliya ngo umenye ko ari ijambo rizima rifite ubuzima, kuko ntiwahatinze ngo barigire ubuzima mu buzima bwawe. Ntuzigere umenya imbaraga zo gusenga, kuko ntuhatinda. Ntuzigere umenya ikintu icyo ari cyo cyose ukeneye kuhatinda. Abo rero ntibamenye ubwiru bw'Imana, abarunguruka, abagiramo ntibatindemo. Kereka abahatinze, abarindiriye. Niba Imana ihamagara mu mazina, ikabatuma, ikababwira ibirenze, ikabasobanurira ijambo, ikababwira ibikomeye. Yesu rero nabaha umugisha, mwakoze kubana nanjye muri iyi minota itari mikeya, kandi Umwami Yesu abishimire, muhaye muronke ibihe byiza. Shalom shalom.